Aya magambo uko ari atatu asobanuye guhura, gusa hari n'ubundi buryo bwinshi akoreshwamo. Gusa uyu munsi tugiye kureba uburyo asobanuyemo guhura. Guhura kuri mu buryo bwinshi butandukanye. Hari uguhura n'ibibazo, hari uguhura n'umuntu muri kugenda mu nzira, ndetse hari no guhura n'ibintu utabiteganyije. Reka tubirebe mu ngero. I faced many challenges in my studies. Hano dusoma ta, ntabwo dusoma da muri first English. Yeah, of course ushobora gusoma da ariko dusoma ta. I faced many challenges in my studies. Nahuye n'ibibazo byinshi mu masomo yanjye. I will meet my teacher at school. Nzahura na mwarimu ku ishuri. Nzahura na mwarimu ku ishuri. Cyangwa se ndahura na mwarimu ku ishuri. Hari abantu bazi ko iyo dukoresheje will tuba turi kuvuga ibintu bizaba kera, ngo bizaba kera. No, ushobora no kuvuga ngo ndahura na teacher as long as ari ibintu bitaraba bigiye kuba mu kanya. Ushobora kuvuga ngo I will meet my teacher at school. Ndahura na teacher ku ishuri. Yes, nabyo turabivuga. Cyangwa se nzahura na teacher ku ishuri. I will meet my teacher at school. Cyangwa se ukavuga I will meet with my teacher at school. Byose biremewe. We encountered a snake on the road. Hano dusoma encountered, ntabwo dusoma encountered. Abantu numva basoma encountered, gusa dusoma encountered a snake on the road. Twahuye n'inzoka mu nzira. Guys, iri somo ryageze kuri YouTube channel yacu yitwa God's First English. Jya kuri YouTube channel wandikemo iri jambo God's First English. Uraza urabona iri somo. Kandi nimba ufite n'ikibazo cy'uko wabuze abantu mwitozanya kuvuga Icyongereza, hari link nasize muri comment section y'iyi video. Uragenda uyikandeho, irahita ikujyana muri group aho abanyeshuri bacu bari kwitoreza Icyongereza. I can't wait to see you there.